Makuru benshi batamenye mbere y'umukino, byinshi bivugwa mbere y'umukino wa Rayon Sport na Gasogi United. Gasogi United na Rayon Sport zirabura amasaha menshi ngo zicakirane, nyamara ikipe ya Rayon Sport ikaba yakaniye, ikipe ya Rayon Sport ikaba yajije nyuma y'aho uko mureba line-up ya Rayon Sport, aho umunyezamu Bonheur Hategekimana, umunyezamu utari warashimwe n'abafana ba Rayon Sport, ndetse utari warashimishije umutoza w'umurundi watozaga iyi kipe ya Rayon Sport umwaka utaha. Ubu ngubu niwe munyezamu ngenderwaho w'umunyatunizi utoza Rayon Sport uyu mwaka, ariwe Yamen Zarafani. Yamen Zarafani avuga ko umukinnyi Hategekimana Bonheur ari ntakorwaho mu izamu rya Rayon Sport, dore ko ibigango bye ndetse no kwigaragaza muri ino minsi byatunyimye aba number one. Kuri kabiri ka Rayon Sport haraza kuba harimo myugariro wavuye mu ikipe ya Kiyovu Sport, Serumogo Ale. Nubwo umukino uherutse kubahuza n'ikipe ya APR FC yagaragaje urwego rusa nkaho ruri hasi, ariko uyu mukinnyi Serumogo Ale benshi bemeza yuko ari ntakorwaho, ari untouchable muri Rayon Sport cyangwa isaro y'Inyanza nk'uko bakunda kuyitazira. Kuri gatatu harimo Ganijuru Eli. Abenshi bakaba bari bazi ko bari bukinishe myugariro wavuye mu ikipe ya Gasogi United agiye guhangana n'ikipe yahozemo, ariko umutoza akaba yarakunze Ganijuru Eli, yaba mu kuzamuka ndetse no kudefanda mu buryo buri offensive, arafasha cyane, ndetse no mu buryo buri defensive. Hagati mu kibuga, ndavuga mu mutima wa defense, haraba harimo umukinnyi Mitima Isaac ndetse na Rwatubyaye Abdullah, Rwatubyaye rw'Abaleyo, Captain El Capitano w'Abaleyo, baraba bari mu mutima hagati, mu gihe umukinnyi wavuye mu ikipe ya Kiyovu Sport ariwe Nsabimana Aimable aba ari ku gatebe yicaye hariya asimbura. Mu kibuga hagati ahaho rero ahaho ni tayale, harimo umukinnyi Mvuyekure, umurundi ubica bigacika, Nyiramacenga, nyiri byose afatanywa ndetse na Majaliwa. Majaliwa niwe baba bafatanya mu kibuga hagati. Imbere batatu basa nkaho bari for strike, kuko Rayon Sport iraza gukina 4-2-3-1. Batatu bari ku myanya isatira bashyira umugande Charles Ball uburyamye kuri nimero 9, uherutse gutsinda igitego cy'umutwe mu mukino wa mbere wa Rayon Sport muri Super Cup ubwo banyagiraga ikipe ya APR FC bakayigira umugore. Ngo gatatu mu rugo rw'umugabo biba ari agasuzuguro, ariko yo bayimaze kuyikora mu matama inshuro 3 itananyeganyeza. Ku ruhande rumwe haraba hakina Youssef Rab, umunyatuniziya, Nyiramacenga, nyiri koza amaso y'Abaleyo, araba arimo kubakinira kuri 10 kuri ruhande rumwe, urundi rurimo rucaho Kizigenza, nyiri umuvuduko, nyiri byose, nyiri gushwanyaguza, nyiri macenga, nyiri imivuduko, nyiri gukoresha amapenalite, ndetse umukinnyi Abaleyo biguriye bavuga ko ari impano bizaniye ubwabo, bihesha ishema ndetse nawe ari bahesha Joachim Ojela. Nyuma ya rutahizamu cyangwa nimero 10 araba ari Luvumbo rw'Abaleyo, umukongomane uzwiho gutera amakufra ndetse n'amasantre menshi, imipira y'imiterekano baba baha Charles Ball. Baravuga ko ikipe ya Gasogi United ndetse na KMC bari butahire kuvuga gusa, kuko ngo aho kugira ibikorwa byo gukorera mu kibuga babikoreye ku magambo, babikorera ku munwa, ndetse barishamatsa, aho Kensi Kakoza Charles aherutse kuvuga ko Rayon Sport ibyishimo byayo ari bubirangize kuri uyu munsi. Mu kibuga rero ni mu kanya isa moya, ubundi tukaje
tubatarire ibikurikiraho isaro ry'abareyo. Nawe icyo nakubwira ni uko utagenda udakoze subscribe, maze tugakomeza kugenda turyoherwa n'iyi kipe ya Rayon Sport irimo abanyamahanga 6 basa nkaho bamaze kwitandukanya, nko gukora untouchable yo kudakorwaho muri ino shampiyona. Uyirebye uko ipanze n'uko imeze, abanyamahanga 6 bazajya bakoreshwa n'abangaba, abandi ndakeka ko ari abaje gushyushya agatebe, harimo ba Esenu n'abandi benshi cyane bari hariya ku gatebe pfiyo mu bishanga batazajya baboneka no muri 18. Rayon Sport isaro rya Nyanza uyu munsi rirashaka, bavuze ko amagambo ari bube make, ariko nyuma y'umukino bakaza guhamagara Kensi agasubiramo ibyo yavuze, ngo amafaranga yo turayaguha, ariko ikijyanye n'amanota uzacyumva mu mateka. Ikipe ya Rayon Sport harimo abakinnyi bahize: Charles Ball, Youssef Labo, Joachim Ojela ndetse na Luvumbu Ertier, tutibagiwe Majaliwa, tutibagiwe nanone umukinnyi Rwatubyaye na Mitima Isaac. Abo bakinnyi uko ari 7 bakaba baravuze ko ikipe ya Rayon Sport bagomba kuyigeza mu matsinda, kandi bagomba guha ikipe ya Rayon Sport igikombe cya shampiyona uyu mwaka. Ibyo byose byashimangiwe n'umutoza w'Umunyatuniziya Zilafane, akaba yaraje kubishimangira avuga ati njyewe Yemen Zilafane ndabihamya ntashidikanya ko ikipe ya Rayon Sport iza kugaragaza uruhando mpuzamahanga baza kuyumva, ndetse akaba yarasinye umwaka umwe ari uguca amarenga y'uko aje gukora ibitangaza muri Rayon Sport, akongera akishakira isoko. Icyo nakubwira rero bareyo bakunzi b'igicaniro cy'Inyanza, isaro ry'Inyanza, ikipe ya Bikira Mariya benshi batazira ko ariyo mpamvu ikirere cyambara ubururu n'umweru, ndetse ikipe bavuga ko ari iy'ibwami. Uyu munsi ni saa moya, ntihagire umureyo niyonka, muze tujye guha amafaranga ikipe ya Gasogi United, maze nayo tuyikureho amanota twikomereze. Ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu ikaba ishaka gutangira ibabaza ikipe ya Gasogi United. Bareyo nshuti z'Inyanza, muze ikibuga ntikijya cyihishira abahize, ngo abahiga ari 2, umwe aba yigize nkana. Reka tuze kureba ibiva mu mukino nyuma y'amasaha agera kuri 3 ari imbere. Turaba turimo guca impaka ku kibuga kuri Pele Stadium. Ntugende udakoze subscribe. Ibiganiro by'imikino nakagaruka hano iwacu. Ciao ciao.